komeza kugubwa neza ahantu hose uherereye ku isi, waba uri mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi, waba uri komeza kugira ibihe byiza nibyo twebwe tukwifurije, ndetse komeza no kugira umunsi mwiza. Twitwa Nzuri Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse kandi ufite umutungo ushaka kugurisha, nabwo watugana tukagushakira abakiriya bawugura mu gihe gito cyane. Si ibyo gusa kandi dufite ni service ya property management. Mu gihe waba ukeneye abantu bakumanagingira umutungo wawe, uzatekereze Nzuri Business Group Limited ku mwanya wa mbere, kuko nabyo tubikora neza cyane, biri muri service dutanga. Uyu munsi rero nkuko video yatangiye mubibona, tugufitiye inzu nziza cyane ya etage igurishwa, iherereye Kabeza, iri kuri kaburimbo neza, ifite parking nini ndetse ikagira na jaride. Hasi ifite ibyumba bibiri, ikagira toilette ebyiri, salon ndetse na salle à manger, ikagira na cuisine. Ubwo no kuvuga ko hejuru ifite ibyumba 4, ikagira na toilette 3. Inzu kandi birumvikana yose hamwe ifite ibyumba 6, ikagira toilette 5, ikagira salon ndetse na salle à manger, ikagira na cuisine. Iyi nzu kandi iri mu kibanza kinini gifite metero kare 430. Ikibanza gisaguka ushobora kucyubakamo indi nzu wakodesha. Igiciro cy'inzu yose ni miliyoni 65, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, wahamagara 0788488697 cyangwa 0782230123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera, ni ku Muhima hafi y'inyubako yaho zikoreramo ya Mahaneza neza, ugeze kuri feruje zo ku Muhima itubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho wadusanga, niho dukorera, naho dufite biro. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, aba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wanditse Nzuri Market uhita utubona, ndetse ugatangira no kubona indi mitungo myinshi dufite. Ushobora kandi no kudusanga kuri website yacu ariyo wa3.nzuri.rw, naho wadusanga neza cyane, ndetse naho haba hariho imitungo myinshi wasanga muri Nzuri Business Group Limited. Uramutse ushaka kugura icyo ari cyo cyose kijyanye n'imitungo itimukanwa, bizakubangukire cyane gutekereza Nzuri Business Group Limited. Tubikora neza kandi umukiriya uje wacu wese ahitaba umwami. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Niwibagirwe gukanda subscribe kuri channel, ikindi kandi niwibagirwe gusharinga iyi video yoherereza inshuti n'abavandimwe. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited.